Inshuti zanjye muraho neza, amakuru yanyu nongeye kugaruka kuri channel yacu dukunda NJD. Turabashimira uburyo mudukurikira ibitekerezo muduha, mudutera ingabo mu bitugu, mudushyigikira, ni byiza cyane. Uyu munsi tugiye kwiga indi mvugo y'Ikinyarwanda igira iti urabicira inyeri y'urukondo. Ese umuntu aguciriye inyeri, iyo umuntu akubwiye ati urabicira inyeri ari urukonda, abashaka kuvuga iki? Icyo nicyo tugiye kubona rero. Ubusanzwe gucira inyeri ni uburyo umuntu acira uducanshwe tukagera kure. Uyu ni umukino abana bakunze gukina bagerageza kurushanwa gucira inyeri kugira ngo barebe uri bugeze kure kuruta abandi. Niba warigeze gukina uwo mukino utwandikire muri comment. Icyo nicyo bita gucira inyeri. Noneho inyeri zo ni utwo ducanshwe umuntu acira maze tukagera kure. Murabyibutse? Ni byiza cyane. Noneho rero tuvuga ko habaye igikorwa cyo gucira inyeri iyo umuntu abashije gucira uducanshwe tukava mu kanwa ke tukirasa kure tukagera kure. Icyo gihe abaciriye inyeri. Urukonda ni iki? Kugira ngo tumenye ijambo urukonda birasaba ko tubanza kumenya ijambo inkonda. Inkonda ni amatembabuzi ava mu kanwa akenshi umuntu atabishaka. Nta muntu mukuru uta inkonda ubusanzwe, abana nibo bata inkonda. Urukonda rero aba ari amatembabuzi ariko ari kurenduka aturuka mu kanwa. Noneho rero reka dutekereze. Tuvuge ni nk'abana babiri bagiye gukina wa mukino wo gucira inyeri, hanyuma umwe agacira inyeri afite mu kanwa ke urukonda, undi afite uducanshwe. Mbese uzarusha undi ni uwuhe? Kubyumvikana, wa wundi ufite urukonda uretse no kurushanwa nta nubwo yacira inyeri ngo bikunde, keretse abikoze akiciraho. Nibyo bishoboka byonyine. Ntabwo urukonda warukoresha ucira inyeri ngo bizagukundire. Urumva yuko rero iyo umuntu mu buryo busanzwe wamubwira ngo urabicira inyeri y'urukonda, ni nko kuvuga ati uruciriye wakwiciraho. Ni nko kuvuga uti yego. Hanyuma rero mu buzima busanzwe iyo bakubwiye ngo urabicira inyeri y'urukonda baba bashatse kukubwira ngo iki? Iyo bakubwiye ngo urabicira inyeri y'urukonda baba bashatse kuvuga ko hari ikintu uri gukerensa ukagifata mu buryo bworoheje nyamara gishobora kugukoraho. Nkuko byumvikana mu buryo busanzwe, umwana yacira inyeri y'urukonda igihe nyine aciriye rwa rukonda maze bigatuma yiciraho. Noneho rero no mu buzima busanzwe umuntu baramubwira bati urabicira inyeri y'urukonda igihe yagerageje gukora ikintu ariko akagifata mu buryo bworoshye nyamara gishobora kumukoraho, gishobora kumuzanira ibibazo. Urugero, umuntu ashobora gutwara yasinze nyamara atazi ko amategeko y'u Rwanda bihana, hanyuma uwo muntu ukamucira umugani ukamubwira uti nyamara bashobora kuguca amande, urabicira inyeri y'urukonda. Wowe utwara wihuta ukagira ngo ni ibintu byoroshye ariko bagufasha baguca amande. Icyo gihe wamucira uwo mugani. Cyangwa se niba ari umunyeshuri wakererewe ku ishuri, wenda yaramenyereye yuko hari umuyobozi yajyaga kwepa ntamahane, icyo gihe ashobora guhura na mugenzi we akamubwira ati noneho ibintu byakomeye, urabicira inyeri y'urukonda, nugera imbere baraguhana. Iyo ni imvugo rero, cyangwa se ni umugani ugira uti urabicira inyeri ari urukonda. Ndatekereza yuko twese uko twakurikiye na video twabashije gusobanukirwa uyu mugani ugira uti urabicira inyeri ari urukonda. Andika muri comment nawe utanga urugero rw'aho wakoresha uyu mugani. Murakoze cyane.